kakajwi ngo ngwiki umwaka urarangiye umwaka urarangiye mama ngo waguze agasambu harimo ahingishije ngo hari agaki hari agapfizi nibura waguze hari inkwavu woroye ngo bwa bukobwa bwigize ubuki bwa bukobwa bwigize ubusongi uriya mwaka ushize ubu ngubu abana bari koga gusa nizere kuri kubwira abo ngabo njyewe natarimo kuko njyewe hari icyo nagezeho usibye kuzerera ukirirwa ubungana ku kadigi kameze nk'akabarwayi ba bwaki ni iki wavuga ngo wagezeho witondekera hari gashibutisi cyakoze ikintu wasevinze ni za video za wa muhanzi uwuhe muhanzi se utavuga iza y'amano nkagukona wa muri Mozambique waheneye mu bakwe umwe wanitse ubuzutu hanze ariko kakajwi uribuka 2024 ku runiteraga ijeke mvuga ngo 2025 ngo zamfite amafaranga arihe sha ibintu byo ndabona byarakaze ndabona ubukene bumeze nabi imbabura twarazimanitse gusa ngiye hari umuntu ngiye guhamagara mwaka ideni nzarya kuri Noheli usenga Imana no mu rushaka kwa kideni ryo kurya kuri bona nazari ari guha kandi uri umwambuzi mama yangu ngo ubukandi natangiye kuvuga ngo iki ubu kandi watangiye kuvuga mu mwaka 2026 ngo ugiye ku mwaka wanjye ngiye kubona amafaranga nibyo ariko intego mfite nuko ngiye kuyabona biri seriye uyabona hehe ugiye kumutindira ahubwo ugatindahara ariko ngi ibyo bintu byo kwiga ya Noheli ntago bishishikaje kuko ngiye shishikajwe n'amatika ari kuvuga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ya Deben na Bruce Melody ahubwo kugira ngo ujye kwiga ya bonane uri muri byango Bruce Melody ngo bari guhiga ya bonane jya guhiga ya bonane yagerara niko koro Vestina ngo yabyariye Vestina yabyariye muri Canada ariko nyina n'ubu sindasobanukirwa ngo umuki ana wa Vestina bare Dorokasi murinda habirende yayobewe iki ayobewe waguteye inda wayobewe waryamanye n'abagabo benshi Vestina ngo yaryamanye n'abagabo bangana iki waryamanye n'abagabo benshi mu buryo mwe cyangwa subundi kagira inkuru birangira gute birangira utwaye inda utazi waguteye inda uwariwe yaramaze gahambirwa kavuna umuheto ukizi no kuza kuri kamera gaharabika abantu gusa rero ico gihe cyangwa Idirisa azakomeza gutegereza cyangwa se mu kimwe barimo barashakisha uburyo bizarangira Idirisa n'umugore we bigire kwibera muri Canada ariko iki kigabo kivuga amakuru kitahagazeho ngo Dorokasi ashobora kwibonerayo fiance bitagoranye kubera yuko Dorokasi yakandagiye Canada niko buriya ngo uziko ngo umuntu ushaka kukurongora ngo abashaka gukorera iki kumana uziko njye umuntu ushaka kundongora mbona ashaka kumemukira gute se pakugatekereza kumemukira undongore bro tajyana wewe kwibwejaguza aho John yawe niyakurongora oya super man ukangwiza kuri nakagamba nakunga kuziko bura John nazana mure gute se shaka uzansambanya oya Jenny arabwo umuntu avuze gusama yakaba avuze kurongora ese kurongora n'ukuri oya nuko bitakunda nuko utabyemera wenda ariko umuhaye awuvuza da Junior ni inshuti yanjye ku buryo se umuhaye uwo musuwageje watawusasanura akawusobanura nago yabikora bura ntuzayimukira inshuti yawe kirazira gute se nese wowe wandongora vugisha ukuri ahubwo wowe wandongora niko ngo warabyutse ngo usanga nta kirongo umugara akubwira ngo kuba utagifite ngo uhita utaha iwanyu kuko n'undi ntacyo waba umariye ngo ujya kuri Karama ngo bagukorere iki barakima bamaze kukigo barasinya ngaho abaganga barasinye gusa urigendera bashyiraho n'ifoto hari umugabo wawe ko natare kumwibuka ubundi bwo muri rusange cyari icyande ni icya Farije igorata umugabo wawe yitwa Farije urangije ndangije kukizana nyishyira mu murenge ariko hari naje nese waritoye kijyana mu murenge ni wababaze cyabaho kiri babajije ati si cy'umurenge kiri ngo ntacyo nese undi wari ndagutanga icyawe yubaha icyo mu mudugudu nayo nabaha icyo mu mudugudu barambwa ngo cyarabuze ubwo bakubwira ngo iki ubwo barambwa ati ngo zane icyo ngicyo tugifotore ubwo ujyane fotokopi urangije ubonye ugihaza ukibahaye bavuga ngo iki ati ubwo tugiye kubikurikirana ubwo ukizanye tuzaguha igisubizo mu kwa 7 ubundi ibintu byose muri kumva hirya no hino ni imyaro murebe umwana kuntu arekora igisasu niko ibisasu muri kuvuga ngo biri guca ibintu hirya no hino ku mupaka biri hehe ngibi ibisasu ngibyo ibihango byacyo hanyuma se by'uwo mwobo ndi kubona byo uyu mwobo muri kubona harimo igisasu tugenda wibeshya aho ngaho harimo igisasu kiri hehe se hako se mugani w'abanyekongo ngo wa mugani w'abaki
wa mugani w'abanyekongo. Karame mudi. ngo ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo iki giti muri kubona hano cyumye kirasa nk'icyumye ariko cyari gishyashya. Ariko hano igisasu kikirashe cyumye neza, ushobora kuba wahita ushyira mu ziko ugacana ku buryo hano ndi gukora hamaze gukomera nk'icyuma. None se nyine ko ndi kubona imizi, iki giti kigwiriye nyine kirihe? Iki giti kigwiriye ngikiriye pfiriya, ndagira ngo ukizuminge kuri kamera. Kiri hehe? Hari ahantu uriya muntu ari gufotora, harimo nka metero nka igisasu kiragikubitanye kiragiterwa kiragenda kigita nko muri metero 40 ingahe? nka 90, hagati ya 80 n'ijana niho kiriya giti kiri. Aho uriya muntu ari neza, kiriya giti muri kubona hariya kivuye he? Givuye muri uno mwobo muri kubona hano. Ubwo ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo uyu mwobo ni urimo icyo gisasu kiguye he? Kiguye mo hano kivuye aho bari kurasa. Nuwo ngo kirenze imisozi myinshi kiraza kigwa. Abo amasasu hano hino ndabona ari kuvuza ubuhuha, niko mwebwe aho ngaho amasasu murana ibintu bimeze bite? Ibintu birakomeye hano, ibintu birakomeye muri site. Umunara barawurashe, umunara w'itumanaho barawurashe, umunara w'itumanaho barawurashe. Ibintu bimeze bite? Abantu tube gute? Ibintu birakomeye, abantu mube maso, dore barawurashe umunara.